abandi nyamara mwagakwiye kumwumva ntacyamumva urarwo n'urwase ahubwo bavanemo akajagari ahubwo bavanemo akajagari ariko asiya yagorwa ubu ngubu bakore kumuryamanira mu nzu nibarangiza ngo nta nahava ngo yahaterewe inda abo abaziterwa mu mahoteli bajye basubira bavuga ati iyi hoteli nayiterewemo inda reka nyitware n'iyanjye areke gitangaza kibaho nagenda byare Imana izamurerera nagenda ashyire mu bandi n'undi afite n'abandi kagize batandatu agize batandatu barabari batandatu ngo kandi yaranamukundaga cyane ngo yakundaga uriya mutipe cyane nta muri irimo nese uriya mutipe niba atamukunda aragira ngo asiya murongore ahubwo wowe wabyuka ugaburira umuntu uterura ibyuma yego mwameshe ahubwo asiya ni no mukire ukwiriye kwibuka ko umuntu iyo mubanye umuntu akabyuka akagira atyo ibyuma tu ibiryo yari akabicugusa mara kubicugusa ukamenaho ibindi ugashyiraho ibindi ayiwe ngira ngo ntabwo ari ahangaha ariko ibintu biba biyenza hari n'ahandi ariko wibuka yuko iyo umuntu mubanye igihe ageraho akamenya ibyawe byose akagera n'aho amenya intege nkeya zawe aho ziri cyane bikomeye none se uribuka ingaruka zizabaho igihe barya bose azaba yabarekuye hari igihe ubu ngubu abafashe kugira batamena umuceri kugira batamena umuceri reka rero nkubwire bise bigorana ye nzahanurira inzu yanjye Joshua yaravuze bari mutayikorera ye n'inzu yanjye tuzayikorera ye ngiye guhanurira inzu yanjye biragoye bazanyuma nibatanyemera barorere baze wowe ibi ni ibintu bisigaye bigoye ibi bintu mw'abantu mugure Bibiliya njye mfite 3 mfite Bibiliya zera 2 mfite n'indi nini cyane y'ubusobanuro na ntagatifu ndayifite n'iy'abayehova ndayifite numva yewe ngiye ntegetswe gusoma icyanditswe cya buri munsi nkumva Imana ikibwira abantu bayo kibwira urugo rwa ubundi ntacyo mbwira urugo rwanjye rukinyumvira tari buvuge ngo nahanuye ngo nca amaturo urumva reka ntangira ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana wogarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe reka nkubwire ngo ugire umunsi mwiza kuri wowe udukurikiye ari ku manywa nawe udukurikiye ari nijoro reka nkubwire ngo ugire ijoro ryiza hari wowe utameze neza uri mu buzima butakoroheye uri mu bibazo urarwaye se reka nkubwire ngo komera witeka ni muzima kandi ashobora byose turagarutse rero mu biganiro byacu bya buri munsi ahangaha ndakwibutsa ko ari kuri Zamuka TV gerayo ukoreyo subscribe ntukajye wibagirwa ukora share like na comment ku biganiro byacu dukora nkwibagirwe kujya no kuri Humuka TV naho ukoreyo subscribe Imana iraguha umugisha turi kumwe na Bishop ni amahoro turashima horo murakomeye makuru Yesu ni umwami araturinze atubereye maso hari abantu badukurikiye hano kuri Zamuka TV benshi njya nkunda kubona bandika comment bavuga bati Bishop turagukunda nanjye ndabakunda kibibana icyo uzasarura mbiba urukundo nanjye ngomba gukunda ukabiba urukundo nkunda abantu b'Imana nkunda ibiremwa by'Imana abantu benshi bakunda kwibaza bakavuga bati nirihe banga ukoresha byo kugira ngo kuri iyi mihanda hari abantu benshi usanga amaze nk'imyaka nk'3 avugira kuri iyi mihanda ariko ugasanga uko akoze ikiganiro nta muntu n'umwe umubwira comment ngo wavuze neza nko kubisengera ibintu byose ni ugusenga igikundiro gitangwa n'Imana kandi nta nubwo abantu bumva kimwe ushaka kuvuga ibintu abantu ntibabikunde abandi bakabikunda nyine ubwo ni ukuvuga ngo nibyo biba byaziwe nyine wari wakora ikiganiro abantu bakandika comment bakagutuka
imyaka amaze muri iyi mihanda harantutse barantutse. hari ikiganiro kimwe nigeze gukora bashyiraho titire itandukanye n'ibyo navuze bituma abantu bantuka. no wenda katubwiye bisho wenda bagututse wakoze nk'ikiganiro bakagutuka wiyumva gute uri mu nzu wajya kureba kuri cya kiganiro ukabona comment nk'icyatanu zishoreranye zigutuka n'abaguhamagara bakakubwira batuze uko byagenze? ntacyo byari bimbwiye kubera yuko icyambere cyo numva ko ntabyo navuze. ni umunyamakuru abikoze mu rwego rwo kugira ngo yibonere views. numva nta kintu bibwiye, ubwo numvaga nakweze se kuki abantu bareba titre ntibarebe ibivugirwamo. kurabizi ko mushaka views mukandika ibitavuzwe samutayo. aho rero numva nta kintu bimbwiye kabisa. numva ntacyo, ahubwo vuga ngo ari byo navuze abantu bakantuka. navuga ngo abantu ntitwumva kimwe. ibyo ni imitekerereze yanjye nawe ni imitekerereze ye. ibye nkabiha agaciro n'ibyanjye akabiha agaciro. kandi nta n'ubwo igisubizo burya no gutuka umuntu si ubwo ubundi abamutuka kubera iki? yatanze igitekerezo cye, niba yumva kitamunyuze kumva we nawe najye gutanga iki? nawe natanga iki? ntabwo byoroshye buriya nk'umuntu wenda abantu bavuga bati umuntu agira umutima ukomeye cyangwa ntiyumva inyuro. ugasanga nk'umuntu kuva yatangira gukora ibiganiro kandi nakoze ko nabibonye koko kuva yatangira gukora ibiganiro ashana mu makomenti baratukana. uko batukana mpangara ngo hangara igibonamo igitutsi batutse nk'umuntu ko baze guseka. uyu muntu we yararezwe kavuye kame mu uyu muntu nawe ntakubabaze kinyabupfura kibaye gikeye. no hari n'igihe usanga umuntu agutuka ugasanga aravuga n'ibintu nawe ubwawe utazi akandika gati ngenda kuzi ntugire iyo kandi uvuze gutyo nibuka comment bagutewe ejo bundi sinyivuga ariko numvaga itandukanye nuko tukuzi. umva kivuge se ibi bintu uyu muntu avuze katari byo abikuye yambwiye ibintu wanditse ntago ari byo arabeshya abantu. rero abantu bo muri comment ubu ubona basekeje ariko hari umwe wavuze ngo ni abantu baba basanzwe baziranye n'abandi. reka rero nkubwire ibintu by'amakomment ukuntu bimeze. muri ibi bintu habamo abantu barwanyana cyane, barwanyana b'amashyari b'amatiku. niba ari ahantu hari ibintu bigira amatiku n'amashyari ni ibintu tubamo by'imihanda. naho ugasanga umuntu umwe kuko akwanga agakoresha nk'abandi bantu nk'icumi b'inshuti ze bakajya bandika komantere zigutuka. ni nayo mpamvu udacika intege kuko icyo ni igitekerezo cy'umutwe umwe wakoresheje abantu nk'icumi batanu. ibyo urumva se icyo biba bitwaye niko babigenza. naho abantu benshi baba bikurikiraniye bakirebera, ariko umuntu umwe babiri bari muri ya kipe y'amashyari y'amatiku y'uburiganya y'ubutindi ugasanga arakoresha umwe kwandika gutya cyangwa afite ubusimukadi butandukanye arimo gukoresha. nuko biba bimeze. waraba muri comment ugasanga abantu bakwangije, ariko byose biraturuka ku muntu umwe. wumva ukuntu isi ari mbi, isi ni mbi, isi yangiza abandi. ubwo bibaze nk'umuntu wabwiye ngo wenda tukarunaka akabikora n'undi akabikora n'ikindi bamutegeka kibi yagikora. kandi abantu ukuntu bateye yaje agasanga comment 5 icyo ziri kuvuga nawe nicyo akomerezaho. ariko nyine nuko isi iteye. ngasanze bagututse nawe aragutuka ati reka nkomerezaho nawe akomerezaho nawe akagutuka. atanumvise n'ikiganiro ari noza ntimva ikiganiro agahita akubitaho urututsi rwa rundi rubi cyane ngo hari niba yaramutse nabi hari n'ababa batariye. ariko kurya ntago bivuga kuba utariye, ntago bivuga gutukana, ntago bivuga kugira umushiha. niba utariye uyu munsi ejo uzarya, niba utariye ku manywa nijoro urarya. ibihe bihora bisimburana. uyu munsi ubabaye ejo uraseka, uyu munsi urarira ejo ukishima. nuko nyine bisho duherutse gukorana ikiganiro urimo uganira kuri mama Asia. uvuga uturiya mubyeyi umugira inama, uvuga utari njyewe ndi muri situation nk'iri yarimo
nagakwiye kuba nsezerera bariya bana kuko narabafashije bihagije kandi barakuze. Uyu munsi iyo witegereje ubona uriya muryango, niba navuga ngo ibyabo bizarangira ryari, ubona ari ama episode kandi bituruka kuri ba bana n'ubundi style babandi nibo bituruka. Kuko ejo bundi ngira ngo niba warakurikiranye ikiganiro, hari umwe wese n'umwana kuko ngo ni umudamu abyaye gatanu, ariko buriya nawe harya yabagayo nawe ngo yari ari mu nzahuke, nawe n'uwo mu nzahuke. Rero uyu munsi cyarimo avuga, noneho we ntavuga ko yatewe inda na Theogene, yavuga musaza wa madamu ko ari we wamuteye inda. Ariko yenda ndabivugamo mu buryo bubiri. Bariya abana hakiri muri rugo muzahora mucuruza views, icyo cyo nyikubwira. Si wumva ko ibyo bivumbutseho nawe ngo n'uwo mu nzahuke akaba azanye ibintu mu muhanda, bariya baba bagihari views zo muzahora muzicuruza, kuko buriya nutugira abantu 2, 3, 4, 5 wakuye mu buzima bwabo bari bibereyemo, noneho bwo mu muhanda ongera entre parenthèses mu muhanda. Ni ikibazo gikomeye. Yarakoze arega, yarabafashije bihagije, nta mpamvu yo kugira ngo agumye kuyizanire saga. Noneho rero icyaka bishaka kubivugaho, uriya bateye inda sinumvishe ngo yabyaye niba ari 3 n'umugabo we wari warafunzwe yajya gukundana n'uriya musaza wa madamu. Urumva we yavuze ko bwa mbere yashakanye n'uwo mugabo wafunzwe, we yazanye abana 2. Uwo mudamu yazanye abana 2 ashakana n'uwo mugabo, babyarana 3, bo babaye 5. Nk'ubu ngubu mba numva ari ikintu gisekeje kubivuga bimumariye iki, asanzwe abyara n'ubundi, sibyo? Si ubwa mbere abyaye, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Ubundi we arabitubwira ngo bigende bite. Kuba musaza wa madamu yamuteye inda sinzi hitirimo yariyo, nta hitirimo, nta nigaragaramo, nta n'icyo binavuze kuza kwitubwa, nuko ayiterwa n'undi nyine biri aho ngaho. Se abaraye batewe inda cyangwa bazitewe ejo bundi cyangwa babyaye cyangwa bari matene baje kubivuga aha ngaha. Ubwo uravuze ngo najyana umwana ajye mu bandi, none se ntabyare nyine ubwo ngubwo Imana yamuhaye kubyara, nagenda abyare aheke akikira aheke Imana imurerere. None se warabitubwira hano twamuteye inda ku mihanda. Ukurikije uko abivuga, narashaka iki? Arimo arashaka nko gukurura amarangamutima y'abantu, kuko ikirimo si uguterwa inda, ahubwo ikirimo ni uburyo yatewe inda akaribwa n'udufaranga twiwe, kuko ngo niwe wafashaga uriya musaza wa madamu, ngo yanamufashije kubona perime. Ariko utararangiza aho baregera ntahazi. Ntabwo yashatse kurega, yashatse kuyihangana, kuko ngarabo kuri social media, nawe niyo mpamvu abizanye kuri social media, abizanye mu muryango. Twabyumvishe noneho naceceke. Si twabyumvishe se? Nategereza igisubizo tuzamusubiza ejo. None se niba baramuririye amafaranga aho aregera bakamwishyurije arahazi, sibyo? Kandi ngiye numva bataranayariye. Nese ko bari ngo mu rukundo uzishyuza ibintu wahaye umuntu muri mu rukundo, ibyo bibaho se? Iyo uri n'umuntu mu rukundo, icyo umuhaye ni gift, icyo umuhaye ubumufasha, icyo umuhaye nyine mwamukundana, yagusabye gufite ubushobozi uramuhaye kuko nyine murakundana. Nese si wumva ko bakundanaga nyine? None se ubwo ikindi abaza ni igiki? Ngo yaje mu mihanda? Ngo yaje mu mihanda, kandi musaza wa Asia akamurega yuko yamukuyemo urutugu, buriya ntirurimo. Rwavuyemo? Uriya rwavuyemo, ngo kugira ngo bamuvuze, Asia ngo amujugunye hanze na nabi cyane. Aha yaje rero ntacyo turi mu mumarire, nta na kimwe rwose. Numvishe numva ibyo avuga ari ibintu biciriritse. Ni ukuri kwa Mungu biraciriritse. Nagenda byara urutugu bararuvuye, si bamuhaye amafaranga yo kwivuza 5,000 se? Gendeye ubundi se yivuza ko kashi ntagira mituweli. Yagiye kwivuza aratega.
none se ko yavuwe Imana ikaba yaramukijije ntabwo ahubwo natubwira icyo ashaka kugira natubwira icyo ashaka kuvuga icyo ashaka kuvuga ni ukugira ngo umwana avuke afite papa we uja yumve yuko akwiriye kumva ko urukundo rwe rumushaka kandi na Asia bimufashemo icyo ariko Asia bafashwa n'andi abo yasigaranye bazajya haterwa inda bose ngo Asia abafashe Asia organization y'abazajya babyara yewe aragowe njye ahubwo icyo numva yareka umwana akavuka akajya gupimisha ADN yarangiza umwana akagira agaciro kuri se akagira se umubyara nawe ibyo bindi namatakira ngo yinabure kugenda asanga abandi abarerere hamwe Bishop kuriye nawe ni mu mwumve kuko urumva ntiyasubira ku mugabo we sibyo umugabo we byaranze none se kubana kuri iki gihe ni ingufu ni n'agahato ukuzi ni ingufu n'agahato none se reka manze nkubaze ko mvuga ngo Asia yaramwirukanye kwa Asia ni maternity kwa Asia niyo bazajya batererwa inda bakicara kwa Asia yari kwaguma mari inzu Asia bamo niyo yaterewe mini nese ushaka kuvuga ngo hicara abagore babiri ni kwande sare ntabwo ari kwa Asia nyine ariko ni naho yaterewe inda ahubwo abibazwe n'amategeko ukuntu yagiye kuryamanira mu rugo rw'undi muntu ahubwo arikururira ibyago we arakorera ibintu nk'ibyo mu rugo rw'undi nese Asia yatera inda ngo avuga ati Asia yanteye inda umve n'ikibabaje kirimo inda yagiyemo mu kiriyo ahubwo ni n'abashinyaguzi umugihe abandi bari bababaye bo bari bibereye mu munezero mu kiriyo ngo bagiraga gutya kamubwira ngo nsanga mu nzu twibete ngo rero ngo ni naho yaterewe inda kuko babikoraga bihishahisha ubu z'abaziterwa mu mahoteli bazajye guhuguza hoteli z'abandi nyamara mwagakwiye kumwumva ntacyamwumva rarwo n'urwase ahubwo bavanemo akajagari ahubwo bavanemo akajagari ariko Asia yagorwa ubu ngubu bakore kumuryamanira mu nzu nibarangiza ngo nta nahava ngo yahaterewe inda abo abaziterwa mu mahoteli bajye basubira bavuga ati iyi hoteli nayiterewemo inda reka nyitware n'iyanjye areke gitangaza kibaho nagenda byare Imana izamurerera nagenda ashyire mu bandi n'undi afite n'abandi agize batandatu ngo kandi yaranamukundaga cyane ngo yakundaga uriya mutipe cyane nese uriya mutipe niba atamukunda aragira ngo Asia amurongore umupira uri hagati y'uriya mutipe n'uriya mubyeyi Asia rwose ni amabare ahubwo ikintu Asia yakoze cyanshimishije nanjye nagikora kubera amubwiye ngo ngwino hano sohoka icyo yakoze ni sawa kabisa ewa ni sawa ijana ku ijana nese yari arikunda nese yamwirukanye arikunda angahese ushobora no gusanga yaratwariye umugabo nibajyane arandi kwasi kwese bakajyana nese hari ubwo yigeze amubwira ngo uyu ntimuzakuna se yaravuze ati narababwiye ntabwo uzi ko ari ryo jambo yababwiye nibajyane nibe bakundana niba mukunda mujyane muteteshe kuko ikirimo hariya ni ukwirengagiza kwa Asia akirengagiza umudamu mugenzi Asi bihorere mwana wa mama bihorere niba mukunda nibajyane Asia nabyitambikamo ibyo byarabakosheje ayo bango yamukunze yamukundira kwa Asia baryamanira kwa Asia bateranenda kwa Asia bategereje se no kubyara kwa Asia ese ari amafaranga yagiye amuha ari ubwo bajya kubwira Asia ngo twayatanganye hari ni mu nzahuke ubwo ngubwo inzahuke zifite principe zigenderaho nategereze nawe ni ku murongo waraburana kumuta hanze rwose ko nabonye batanga amakaye y'abana bajya ku ishuri narinde nawe najya ku ishuri bazamuha ibikoresho rero ni cy'abantu batinda kavuga ngo wa mutima si yagira wo gufasha abo hanze kuki uwo mutima atawugira afasha bagiriye ibibazo mu rugo ariko ibyo ni ukurengera
ibintu byose hakungiye nawe n'izi nkuru zo kwa Theogene impamvu zitarangira hako uzi ko zigaburira abantu benshi ahari uzi ko nta kiganiro kitaya kivuga kitajemo saga zahariya ariko impamvu zitazarangira n'aba bantu bakiri mu rugo rwe n'ibindi bazaza n'ibindi byinshi buriya n'umuryango mugari akurira muryango uri registered buriya uriya muryango ni mugari ibintu byose wabyubaka ukanabisenya ibintu bifite muzagara urabirangiza urabyirangiriza ukabyiborera ugasigara wiryamira ugasinzira ibintu bituma hanze akuze umuntu kwinjiramo hanze bagahora barikina filime yiwawe ibyo bintu wareba uburyo bisoza bikarangira ngo aramutse abaye Asia ngo yafata ibintu byose azi uko bikurikirana akavuga ati byaba ibyiza byaba ibibi akazategura ikiganiro mbwirwaruhame akaza akavuga ati byose by'umuryango wanjye reka mbyivugire nta na kimwe nsigaje ngo yarangiza barya bose akabirukana njyewe nta nubwo nategura ikiganiro nabirukana bose nabirukana abo mfasha batoya nabo bakajya mu miryango y'iwabo nkabafashiriza nabo mu miryango y'iwabo nta muntu uvuka ku giti nta ubaho buri wese agira aho avuka iyo ubuze so ukabura nyoko ntubura so wanyu iyo ubuze so wanyu ntubura nyogosenge iyo ubuze ntubura mubyara wawe kwande bajya mu miryango nkabafashiriza nibe mfite uburyo bwo kubafasha abakuru bakagenda bakajya mu mirimo nabo bakajya gupagasa bakabayede bakabafundi amva ko babonye n'amaperime bakajya kwa n'abashoferi n'abakomvayeri arya komvayeri baracyabaho ubwo babisimbuza ibindi bajya na Nyabugogo baracuruza na Nyabugogo aba bakarani akazi nago kabuzanga nese abazunguza sabana agu wowe wabyuka ugabura umuntu uterura ibyuma yego mwameshe ahubwo Asia ni no mukire ukwiriye kwibuka ko umuntu iyo mubanye umuntu akabyuka akagira ariki ibyuma tu ibiryo yari yakabicugusa bakubicugusa ukamena y'ibindi ayiwe ngira ngo ntago ari ahangaha ariko ibintu biba biyenza hari n'ahandi ariko wibuka yuko iyo umuntu mubanye igihe ageraho akamenya ibyawe byose akagera n'aho amenya intege nkeya zawe aho ziri cyane bikomeye none se uribuka ingaruka zizabaho igihe barya bose azaba yabarekuye hari igihe ubu ngubu abafashe kugira batamena umuceri kugira batamena umuceri reka rero nkubwire aho kuba mu bwoba bw'imyaka uzabe mu kibazo cy'umunsi umwe ibyo ni nko kubika ubwoba mu muntu ngo ntagisohoka nkagiye icyo mvuga ahubwo ngiye nabishwanyuza bikaturika bikavugirwa rimwe byose bikarangira inkuru simara iminsi ngahe si icyumweru kimwe se gusanga hari ibintu biremereye na ibiremereye byose bakabikubita hasi bikarangira avuga ati ntago byari byaza si wumva byane nababwiye nti kugira abantu mu rugo ntubasohoremo ubwo urabyumva ikiri imbere hirya yavuze ngo ntago biraza ikiganiro niko yavuze bivuze ngo ibyo tubona ni bike inkuru zo ziracyaza inama ni yayindi narayimugiriye ntabwo namubeshya nabiturikiriza rimwe bikarangirira rimwe kuko bakiri hariya sha muzacuruza kabisa kandi umwana utareze kuva ari mutoya wamwibyare biragoye kugira ngo agushime bisho tubonye abantu benshi bapfuye ariko inkuru zabo ugasanga zivuzwe icyumweru zikarangira ariko Theogene uyu munsi aracyari Theogene banza hari nabo numvisha ari nuvuga ngo yaramubonekeye ngira ngo waramwumvisha ko yamubonekeye Theogene ubundi buriya nabyo biri mu by'Imana igihemba abantu ntabwo nshobora kumenya impamvu gusa kenshi ushobora gupfa ukagenda imirimo myiza igasigara ivugwa imirimo myiza iravugwa iriya ni imirimo myiza yasize yubatse nuko abantu wenda babivuga uko bashaka ariko imirimo myiza ubundi iravugwa ikavugwa ibihe byose iriya ni imirimo myiza yubatse ahubwo abo yayubakiyemo
nibo barimo gushaka gutuma ibintu bihindura isura ariko yubatse imirimo iravugwa turanayibona turanavuga Imana imuhe rwose ubugingo. Ubu rero kuba uyu munsi wa none harimo kugira ibindi bivugwa ni babandi yasize batangiye gusa nk'abagenda basubiranamo ngira ngo ni ibyo byose nyine baba bigenda biza. hari ijambo ukunda kuvuga ngo umuntu avuga ngo umuntu ese ni umuntu ni wa wundi ni ukuvuga ngo gusubiranamo kw'aba bana birebye ibyo Theogene yabakoreye akabishyurira amashuri akabagaburira akabambika mbega nta kintu atabakoreye bavuye ku mihanda ariko uyu munsi bakaba barimo bamwitura kumusebya no kumuharabika no gushaka kunaniza umugore asize. ni bya bindi by'umuntu ujya uvuga ni umuntu na Bibiliya bivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. ni umuntu biriya barimo kumubera umuntu nyine umuntu buriya nuko nyine numva umuntu akubwira ngo gutinya umuntu ngo gutinya igikoko uzatinya umuntu urumva uwo mugani ukuntu uremereye. Igikoko mutavuga ururimi rumwe mudafite ubwoya bumwe mutagenda kimwe ariko umuntu avuga ngo inyamaswa mbi ni umuntu. urumva abakera bari barabishishoje barabibona ariko nanjye mu myaka amaze kujyamo mbonye ko inyamaswa mba ari umuntu akwihishamo mugasangira mukaganira buri kimwe cyose mukahana buri kimwe cyose ariko akwanga. Inyamaswa mbi ni umuntu ziriya ni inyamaswa mbi yasize zitangiye kumubera umuntu. ni bya bindi bavuga ari byo bavuga ngo nta bandi ribiri sirimu nta bandi ribiri sirimu. ko umunyarwanda yaciye umugana ukundi kuntu ntari buvuge ariko kugira ngo umuntu azogake yarahoze afite ibindi bintu muri we biragora ni igihe kirekire ni karande zimukurikira zikamukurikira ariko Theo yakoze ibyiza kandi bizamukurikira bimujyane mu ijuru Imana ibimuhembere abandi nabo nuko nyine. Theo rero yabaye Theo yabaye Theo maramucuruje acuruje views kabisa maramucuruje views zarabonetse buri urabona ari budusigire nka etaje banze mwarakabonye igihe mwahereye uba amezi 3 nagiye gushira. Tukiri kuri Theo rero bamwe bakavuga bati yari umukiranutsi abandi bakavuga bati ashobora kubatera umwaku abandi wese arapfa. Uwitwa Poso yongwa bagize gutya abaragiye acukumbuye inkuru y'umudamu yateye inda. Baravuga bati ibyo bintu wikorereje by'umukiranutsi w'Imana ukiha kumusebya biragukora none ntibitinze yongo bari mu maboko ataraye. Kose nicyo azize ngo benshi barakuriza bati yamarira yasiya yarize yamarira y'imfubyi usebya Theogene yarakoreye Imana ntabwo byari bukugwa amahoro. ariko ubundi abakozi b'Imana buriya dukwiye no gusengererana tugasengererana kandi noneho buriya no kuvuga umuntu wamaze kwigendera nta n'ubumuntu bubamo buriya. Cyewe mbonye tujya gushyingura abantu umuntu wese tukavuga ngo yari mwiza yagize ate ukabona mbese nta jambo ribi umuntu atinyuka kuvuga. Umuntu aba yigendeye aba yarangije iminsi ye ku isi ntawe urwaye urugendo ruba ruri imbere. Asanga rero abantu n'ubundi bakwiye no kujya bavuga neza umuntu cyangwa se abantu bagasengerana kandi nzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni nge se w'imfubyi n'abapfakazi. Uri Imana niyo se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. Yego ntabwo wenda namenya ko yongwa ari aho bishingiye aho sinamenya ko ari aho bishingiye ko ntago Theo atera umwaku ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana waheshaga umugisha abantu ntabwo atera umwaku. Nta mukozi w'Imana utera umwaku. kandi mujya muvumana
nta muntu uvuma uw'Imana itavumye. Iyo Imana nyine yawugupangiye uragufata. Ntago namenya yongwe icyo yazize, ntago namenya icyo ari cyo. Yenda turaza kubisobanukirwa neza, je ntago ndabimenya. Noneho wenda Theogene we yari yapfuye, akeneye yuko abantu bamuherekeresha amagambo meza. Ariko yongo we uyu munsi ni muzima, ariko nanone ari mu maboko ataraye. Nawe uyu munsi bamuherekeresheje andi magambo, sibyo? Si kwisiteye se. Aroni igeze kubona yandika kuri sitata aravuga ngo sinkwifurije ikibi, sinkwishimye hejuru, ariko Imana nsenga imfasha ugumeyo ntutahe. Iryo jambo avuze ntago ari sawa. Wayemutse we sharika nkubwe nta muntu wakwifuriza undi guhera. Ni umuntu wabyanditse kuri sitati. Aya we yahemutse we, yahemutse n'ukuri. Yahemutse kubera iki sinjyana nkunda umuntu wifuriza undi ikintu kibi. Aho icyo tifuza ko ukorerwa ukajya ukifuriza mwene so. Birashoboka ko yenda kuko inkuru yongo yagiye akora sitari nziza, ariko nta nubwo wamwifuriza kuguma aho ari cyangwa ngo ibintu bibe bigari birebire. Njyewe rwose ndanamusengera Imana ishyiremo inyoroshyo. Buriya reka nkubwire, sintisakaye muntu w'Imana, sintisakaye. Munsi watera iyo comment cyangwa ukandika ayo masitati, ejo nawe akaba ari wowe. Sinzi umugari nigeze numva baca ngo umugabo ntago nkwibuka. Ndashaka kuvuga wa wundi ndawuretse. Urawuretse. Aseka imbohe. Umugabo w'intuzi. Reka mbisimbuze kuvuga ngo nisakaye. Isi ntisakaye. Nisakaye kandi shaka mabwire ijambo ryavuze ukuri, utagira icyaha yita Imana inyabinyoma. Byanditswe mu rwandiko rwa Yohana rwa 2. Ngo utagira icyaha aba yise Imana inyabinyoma. Shaka kuba nyine nawe yafatiwe mu cyaha, n'undi nawe azafatirwa mu kindi, uretse ko kitaranemezwa. Nta nubwo twabimushinja, nta cyaha twamushinja, kubera yuko ubungira ngo aracyari umwere, sibyo? Siko babivugwa. Abenshi bari guhuriza ku kintu cyitwa ituro. Ubundi ituro ni icyaha bisho, ry'amaturo umupasiteri. Biva n'uri hari uburyo ushaka kuyarya mu rwego rw'ubwesikoro, ariko ubundi Bibiliya yemera amaturo ko abantu batura ku bakozi b'Imana. Ariko uramutse uyatse mu buryo bw'ubushukanyi ushaka kubambura ibyabo, byaba icyaha. Ushobora kuyaka witwaje ubuhanuzi, ushaka kuyaka bya bindi njya numva babeshya ngo barazamuka imisozi ngo babasengere. Ngira ngo mu gihe cyashize wigeze wumva n'amajwi y'abantu bagiye bohereza bagata ubu ndimo ndazamuka akanyari rimeze nabi. Ati bamwohereje amafaranga ngo asenge, ariko abenshi bari ngo bajya banakuraho amatelefone bamaze kuyaboherereza. Ariko abenshi nyine uretse ko twe tuvuga ibyo umuvugizi wa RIB yavuze, ntago yigeze agaragaza nyirizina uburyo icyaha yagikozemo, kuko yongwe tumuzi ari umu businessman, afite televiziyo, afite n'ibindi bikorwa akora. Ntago wamenya nge ntago ndabimenya mu by'ukuri. Ntago ndabimenya, ntago ndumva icyaha icyo aregwa kiravuga kwihesha ikintu cy'undi, akoresheje uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Ntago turamenya icyo ari cyo, ubwo wenda tuzakimenya, ariko uyu munsi ntago turamenya icyo ari cyo. Ntago rero dushobora gupresiza ngo tuvuge ngo ni itura zize ngo nta urakimenya. Ubwo biramutse wenda reka tuvuge tuti wenda biramutse dusanze ari amaturo, ubwo abapasiteri biraza kubagendekera gute? Biva nuko yaba yatswe. Maturo se ubwo ntabwo yaba ari amaturo. Maturo se no mu rusengero baratura, sibyo? No ku mukozi w'Imana wagusengeye ushobora gutura. Urumva turo ryanditse muri Bibiliya.
kandi igitabo dukoresha cya Bibiliya kiremewe sibyo ahubwo vuga ngo ayo maturo yatswe gute mu buhe buryo mu buhe bushukanye ntabwo rero ibyo byatera abantu ubwoba ngo bareke guturisha kandi ko ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba gutura mu nzu yayo cyangwa ku bantu b'Imana ahubwo yakwa gute arakwa gute aho ntabwo haba harimo ubushukanyi tayari nyine ijambo riravuga ngo ni ugutega ibitugu. Kuriya abakozi b'Imana bahagarara mu rusengero akavuga ngo niba ushaka umugabo zana ituro riguhesha umugabo, umuntu akarizana akaritanga afite imyaka 20 akazisanga agize imyaka 35. Biriya ni uburiganya, biriya ni ubujura. Nababwiye ko nta mugisha ugurwa ahubwo imirimo, kandi bazana icyanditswe wisaka bakubwira ngo bibisaka wawe turo. Hari kera abantu barahumutse ibyo bintu ntabwo bigikora wapi, ntabwo bigikora. Ngo Isaka agiye gupfa hamagara Esawu aramubwira ati genda umpigire inyama ziryoshye uzizane nzirye. Ibyo bintu byabwirizwaga cyangwa utarajya muri teoloji, ahubwo tugeze muri za teoloji ibyo bintu ntabwo bigikora. Twasanze isuko nguko abantu bahabwa umugisha. Oya, umugisha w'Imana ntabwo ugurwa. Umugisha w'Imana urasenga, umugisha w'Imana. Uko urumva bakomeje gupreyinga video nyinshi cyane yagiye avuga ati niba ushaka umukobwa ukaba ushaka umugabo tanga ituro hano ry'uko muguhesheje. Ako kantu ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa, azagasobanura ntahari. Niba ushaka kubaka tanga ituro ry'uko inzu yuzuye. Rero Emma akana kavuga sinari impari, nizeye ko habayeho no gasobanura naba ntahari. Nibyo twumva hanze ahangaha ushobora no gusanga wenda ijwi atari irye. Katwizere ko atari irye nawe ibyo bintu rwose. Ariko ku muntu uvuga gutyo aba ari igisambo. Uwo ni umujura. Ako kazi ntabwo kigeze kunyuraho. None se wowe ariko ransetsa no kuri kw'Imana ngo subiramo twumve. Ngo urumva aho ni hatari. Ako kantu kareke ntabwo ari sawa ko gasubiramo. Gukorera Imana muri iki gihe kimeze gutya, abantu benshi ubona abakozi b'Imana batizewe. Kamvuge ko batizewe kuko akenshi usanga bavuga bati ni abatekamutwe, ni abajura cyane cyane, ariko aho baba abajura mu kubahanurira ntabwo baba ari abajura, ariko iyo bigeze ku kubabwira ngo batange ituro tuba umujura. Mfite ibyo navuga ariko ntashaka kuvuga uyu munsi. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana ari guhanura aba ari umuntu mwiza. Yatse ituro ariko yatse ituro ahita aba umujura. Mwaretse kuryaka mugahanura gusa. Mwe wahanura utari izakugaburira, Imana izagutunga. Iteze iti niba tubabibemo iby'umwuka niba tubibemo iby'umubiri. Murabizira rero. Komeje kugorana. Nabizi. Umuntu atungwa n'icyo akora. Jewe najya gukora ibindi. Ubundi nkasenga Imana mbana nayo ngendana nayo. Arubizi. Bibekara hinangura zimanitse. Abana ngende buzimanike. Simbabeshye ngiye kuzimanika. Ndi buzimanike. Ubwiza yavuze ngo igihe ni cyacu. Na Yesu ntabwo imyaka yose yayikoze. Yarwanye na Herode, ahigana na Herode, arahunga muri Egiputa. Urumva ageze aho igihe kiragera acaho arigendera. Ndabona rero biramutse ari ibyo uko mwivuga butumwa hari ikintu kidasiga ikindi. Wanuzi n'ituro birajyana. Urumva icyaba cyiza rero cyewe ngomba gufata business nkacuruza, tujite nkigumira mu bibanza byanjye, gumira mu bibanza byanjye. Aha, reka rero nkubwire, Imana yatumye abantu benshi
benshi pe benshi ibintu birakaze amazi si yayandi reka tubwizanye ahubwo minsi bigenda aza kubwira ujye unyita Brigitte minsi bigenda aza kwiyama kabisa aza kwidekarara byose n'amazina nyatange asigaye ko ngiye ndumva ngiye kwigumira mu bucuruzi ko uyu munsi dore ahantu ibintu bigorane urabwiriza wambaye nabi nta mana ikurimo sibyo ibintu birakomeye jewe ndabona ngiye kwigira mu bucuruzi bwanjye nk'uko mbubamo kabanza kanjye nkakarangura nkakagutwi nzagendana namwe nzabana namwe nzaba hagati muri mwe rwagati siko gahunda imeze wahinduye umuhamagaro ukaba uri mu bucuruzi bwira bano bantu badukurikiye ushaka ikibanza wese akunyureho anyureho ndakimushakira ko ibintu birakaze none se hazasengera umuntu gutega telefoni uhanura ariko yewe nta nubwo mpanura ariko burya bise bigorana ye nzahanurira inzu yanjye Joshua yaravuze bari mutayikorera ye n'inzu yanjye tuzayikorera ye ngiye guhanurira inzu yanjye biragoye bazanyuma nibatanyemera barorere baze wowe ibi ni ibintu bisigaye bigoye ibi bintu mw'abantu mugure Bibiliya njye mfite 3 mfite Bibiliya zera 2 mfite n'indi nini cyane y'ubusobanuro na ntagatifu ndayifite n'iy'abayehova ndayifite numva yewe ngiye ntegetswe gusoma icyanditswe cya buri munsi nkumva Imana ikibwira abantu bayo kibwira urugo rwawe ubundi ntabacyo mbwira urugo rwanjye rukinyumvira tari buvuge ngo nahanuye nca amaturo urumva ibintu birakaze mwebwe muraseka ni ya minsi Yesu yavuze turabyihannye ariko bivuga iki rero bivuga ngo njyewe rwose mube mundetseho gato ni ukuvuga ubutumwa njyewe cyokora icyo nsigaje ubu nemereye abantu ni ukuvuga ubutumwa nyiri urusengero pasiteri ujye witurishiriza ntabwo ngiye bindeba ashwi unyumva aho uri niba wari ugambiriye kuntumira muri egirize yawe guturisha ntabwo ari igice cyanjye oya ngo uzajya wishyuriramo esanse nzanishyiramo esanse uze mbwirize kandi ngomba kubabwira kugaruka kwa Yesu kubera kwihana ibyaha kwihana ibyaha kugaruka kwa Yesu bazagende ntawe nzaba nirukanye ngo mu kugaruka kwa Yesu hari uburyo muri gukangama abantu ntubahe ibyiringiro ariko se kandi ibitangaza biraturisha no kugaruka kwa Yesu se kugumuye abakirisitu mu rusengero hari uburyo mubahahamura ni mumbuza rero mu buryo bwose ndaparika nibambuza mu buryo bwose gana itorero ryo mu nzu ubundi rero kuko ngo muravuga ngo nibihana ibyaha ngo Imana igiye kubahana ngo bigatuma batagira imishinga y'ejo hazaza ngo n'ubundi ngo bagiye gupfa ariko nyine ubwo ni ubuhanuzi butera abantu ubwoba nanjye sinabushyigikira bwira abantu ko Yohana se yabihanuraga akavuga ati nimuharuye inzira z'Uwiteka Imana uko agiye kugaruka ibyo ntago ari uguhahamura abantu ariko ibitangaza n'ubundi ariko Imana iranyumve niye gusenga Imana yibwira ngo ninyere ijambo ritari ry'ibitangaza naho nagarize yarizana ibibazo ubu rero yose ndayafite kandi igitangaza kiva mu maturo bakibwiriza ibitangaza uvuga amaturo akurikiraho amaturo kuko icyo umuntu abiba cyasarura abantu badukurikiye
badukurikiye mwabyaye ariko bantu mwigisha Isaka kababaye ngo mwigisha Isaka ngo n'imivumo na karande abona abantu nta mivumo bafite mivumo bafite nyamara barayifite niba banayifite izamarwa n'amasengesho niho akavuga nyamara ituro no kutemera abahanuzi ni umuvumo umva rero nkubwire ni ukuri kose umva rero nkubwire ibyo bintu urimo kuvuga ntabwo ari sawa ubundi ubu ngubu ikintu kiri ngombwa imivumo niba ihari pasiteri y'isengere nta turo ugomba gusaba ibyo ni ubutekamutwe nta turo agomba gusaba abantu ni abagire mu butayu abasengere abiriza iminsi 5, 6, 7, 40 urumva waba utaramagaho nyiri imivumo rero nabo nibisengere ikintu cyo kwa numva kigiye gukurikiraho noneho rero byo ko mbyumva utabaza umuntu n'ubwifitiye ku giti cye ubwo nyine buri wese ikikurikiyeho hejuru yo kutaka ituro hejuru yo kuba nyine nawe urabyumva ni ukuvuga ngo umuntu narabibabwiye ariko babwiye ngo umuntu yivomerera amazi azamutunga mu minsi y'imperuka mu minsi ikomeye pasiteri kugira ngo arwane n'umuvumo karande biki asenge acagagure akubite hasi amenagure asenye nyuma yaho atari buvuga ituro ndakubwiza ukuri ntayazasengera ni hatari ntayazasengera ahubwo aryo uravuze ngo bene yo bigireyo nabo bisengera ariko n'undi umwenda wahera baratabutse umuntu wese yakwigerera ko pasiteri aho ahagaze ko bihura n'ituro aho ahagaze byitwa ikibo pasiteri n'ikibo ubundi biragenda ariko ubundi koko burya pasiteri aho ari n'ikibo bakiraza ubundi pasiteri ntibakuyobye pasiteri aho uri hose n'ikibo kiraza niba kubuza ikibo ntuzanajyeyo rero icyo kibo ntabwo ari cyiza kibo uvuga ntabwo ari cyiza ngewe icyo nababwira ni ugusenga kugwiza imbaraga z'amasengesho n'ivugabutumwa ibintu byayo byibo mu byihorera pasiteri shaka utundi turimo tw'amaboko ukora ariko nishyiriyeho zamuka iyi ngiyi banera inkunga bakandaho nimukande kuri zamuka mushyigikire bishop nyamuneka kandi ntabwo mvuze ngo bature oya nimukore subscribe muraba mumushyigikiye mukore na share niba kandi baraba batuye ukuri pe ndaba mbonye views murakoze cyane noneho abapasiteri bahindura uburyo bwo kubona amatora bahindura bakore bashaka utundi turimo tw'amaboko ariko none ngiye mbona gushaka utundi turimo tw'amaboko ni sawa n'undi ntabwo amatora yabatunga ibintu byarahindutse aho bayaka nta ubundi reka nkubwire pasiteri aramutse agiye mu tundi turimo tw'amaboko n'imirimo iba ikenewe n'abamukeneye n'abamushaka ni ukuri kose byagorana oya umva rero ukuntu bimeze nabibonye i Burayi pasiteri ajya mu kazi akaragira intama ajya mu kazi abamushaka bategereze kuri ya minsi aboneka utamubonye icyo yamushakiraga akimire bibagora yego nyine ubwo nyine niba utabashije kubona pasiteri kuko yagiye mu kazi icyo cyifuzo cyawe ibyo bibazo byawe uzabyirangirize maze ndore nuko suko bimeze turasoje imana ibaha umugisha muhabwe umugisha n'imana mukore kuri subscribe imana irabaha umugisha making sure ko wayikoze kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku munsi ibiganiro byacu byo nakagaruka bishop wakoze cyane amen imana iguha umugisha